igihe giti namara igashira n'igihe gitumura bugacyawa noneho reka nongere gusuhuza gukunda gukurikira ibiganiro byacu bya YouTube channel yitwa ubuntu n'ukuri ngiye nkunda kubikugezaho ni emisharamu ningiye gutegurira kandi nkabikugezaho kugira ngo tubashe kumenyera hamwe ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse tunamenye icyo Imana ishaka ku bantu. Uyu munsi rero turaza kuganira ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana n'uburiganya bwa Satani byose ku muntu. Umugambi w'Imana n'uwuhe ku muntu? Ese Satani we agambirira iki cyangwa se uburiganya bwe bukora iki ku muntu? Kuva kera kose rero, kuva isi yaremwa ndetse na isi imaze kuremwa, umugambi w'Imana nta wundi wari kugira ngo Imana ibane n'umuntu, kuko nyuma y'uko yaremye ibintu byose yahise irema umwana w'umuntu kugira ngo abashe kubana nayo cyangwa se ategeka atware ibiri ku isi byose, ariko nanone yongera agaruke abane n'Imana nk'uko yari yamuremye. n'igihe gito gifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu. Uburiganya bwa Satani rero nta kindi bugamije uretse gutanya umuntu n'Imana nk'uko umugambi w'Imana wari uri kwari ukubana n'umuntu. Uburiganya bwa Satani rero nta kindi bwaje gukora cyangwa se nta kindi Satani ashaka ku bantu uretse kubatanya n'Imana. habaho umucyo uhora witeka ziko mu ijuru hataba umwijima habaho umucyo. Dusomye rero muri Zaburi, ko tugiye muri Zaburi dusanga umugambi w'Imana kuva na kera kose kwari kugira ngo nyine n'ubundi kugira ngo Imana ibane n'umuntu yaremye, kuko n'ubundi mu ntekerezo zayo za mbere za kera mbere na mbere mu ntekerezo z'Imana hari harimo kubana n'umuntu nk'uko tubibona mu gitabo cya Zaburi. Gushyirwa mu bikorwa rero k'uyu mugambi w'Imana tubisanga n'ubundi mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku 27. Tubona ko Imana yishimiye kubana n'umuntu, n'ubundi tubona ko n'ubundi yajyaga imusura buri gihe ikaza kureba uko ameze nyuma y'uko imaze kumurema. Ibyo tubisanga mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 13. mu izina rya Yesu Kristo. N'ubundi rero udusanga n'ubundi bitararangira aho ngaho, ko uburiganya bwa Satani bwahise butangira ku kanya ubwo Satani yazaga kureba umuntu igatangira imuganiriza mu buryo busa nk'aho bumuhishura cyangwa se bwerekana yuko hari ikintu uwo muntu yaba yaragize gutya atamenye nyamara yari akigenewe. N'ubundi n'ubusanzwe rero Satani ntakunda ajya kwereke, asa nk'ukora ku maso yawe kugira ngo akwereke ko hari ikintu utaruzi, nyamara akaba azamwe no kuriganya no kubusanya nawe umugambi w'Imana yari ifite ku muntu kuva na kera kose. N'ubundi rero kandi usanga no mu buzima bwa buri munsi, usanga nk'uko tubisanga n'ubundi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 10 urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15 havuga ibintu bikomeye cyane ngo n'ubundi abo ngabo baza kubwiriza ubutumwa nabo usanga bafite, nubwo bari ubw'ibinyoma ariko usanga bafite ishusho yo kwera. Bivuga ngo iki rero? Iyo usomye usanga muri urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto usanga havuga ngo iki? Mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 12 havuga ngo ariko ibyo nkora nzakomeza kubikora kugira ngo nkuru urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza kuko Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Usanga rero n'ubundi imikorere nk'iyi ngiyi na kera hose, kandi no kwiremwa niyo Satani yaje azamura ashaka gukoreshamo umuntu, yaje yihinduye marayika w'umucyo. Kuko urebye ukuntu Satani yatangiye abwira umuntu avuga ngo harya Imana yabujije kurya ku iki giti, bishaka kugira ngo iyi Satani yerekane ko afitiye impuhwe umwana w'umuntu.
iyo ukomeje ugasoma ukagenda ureba n'ubundi usanga no muri Matayo igice cya mbere umurongo Matayo igice cya kane umurongo wa mbere kugeza ku wa 10 hari ibikorwa ubwo umwami Yesu yarimo asenga ari mu butayu yajyanywe n'umwuka mu butayu n'ubundi byakomeje kugaragara yuko Satani yaje kugira ngo nawe amugerageze yaraje aramugerageje atangiriza n'amagambo nk'ayo yazanye neza muri Edeni bigaragaza ko n'ubundi umugambi Imana ifite ku muntu kera Satani akayitanya n'umuntu yaremye byaje kurangira n'ubundi Satani agarutse kugira ngo yongere ashuke cyangwa se agerageze Bibiliya avuga ngo nuko umwami Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu yaje kumugerageresha ibintu bitatu harimo icyo guhindura ibuye mu mutsima icya kabiri ari cyo kugira ngo asimbuke hejuru abamarayika ngo bazamuramye nkuko handitse ngo abamarayika ngo bazakuramira ngo ntabwo uzakubita ibirenge byawe ku ibuye icya gatatu ni ikivuga ngo nuramuka upfukamye ukandamya ndaguha ubwami bwose bwo mu isi usanga mu buriganya bwa Satani ashaka kwereka abantu n'ubundi no mu isezerano ry'amaraso ya Kristo Yesu uhereye na mbere hose kuko n'ubundi Satani yaravuze ngo nuramuka ureba kwa kino giti mu byo kwa kino giti nawe uzarema nk'Imana bivuze ngo ni ukwishyira hejuru cyangwa se kwigereranya umuntu rero n'ubundi n'iki gihe n'ubundi Satani aza akakubwira amajwi nk'aya ngaya akakubwira ngo nuramuka undamije kandi benshi basengera mu mwuka bazi ko bari gusenga Imana aza yigize marayika w'umucyo kugira ngo abashe kuyobya abantu benshi cyane ntabwo uzamubona Satani yaje mu ishusho y'umukara nk'uko benshi babitekereza ibi n'ubundi dusanga tugenda tubibona mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere aricyo kigizwe n'irari ry'amaso icyiciro cya mbere kigizwe n'irari ry'amaso nk'uko avuga ngo nuramuka amuhagarika ku gasongero kuko amwereka ibiri mu isi byose icyiciro cya kabiri kigizwe n'irari ry'umubiri ngo nuhindura ibuye rikaba umutsima kuko uri umwana w'Imana kugira ngo amwereke ko umubiri ushonje cyangwa se hari ibyo ukeneye gatatu waravuga ngo kwibona ku by'ubugingo usanga n'ubundi abenshi cyane ibyo bita mu Kinyarwanda cy'iki gihe hit cyangwa se kumenyekana ibi byose umwami Yesu nta na kimwe yigeze akora kuko yagiye amusubiza ibisubizo byiza cyane birimo ubwenge kuko n'ubundi afite ubwenge bw'Imana kuko n'ubundi Bibiliya itubwira ko mu Bafilipi igice cya kabiri avuga neza cyane kuhereka nko ku murongo wa 5 avuga ukuntu yabanje kuba Imana ariko akabyiyambura ntiyatekereza ko kubana n'Imana n'ibyo kugundirwa ngo yambika kamero k'umugaragu w'imbata ariko nyine ari Imana kuko yari Imana yo ntabwo yagombaga n'ubundi byari byo ntiyagombaga kumvira Satani kuko ntabwo Imana ishobora kumvira Satani no mu iyi minsi rero tugiye kubireba dusanga mu ino minsi ibi bintu ko ari bitatu ari byo biyoboye abantu cyane ugasanga byabatangije n'umugambi w'Imana ubundi iyo turebye umugambi w'Imana kuva na kera kose nk'uko twabonye mu mutwe w'iki kiganiro cyitwa umugambi w'Imana n'uburiganya bwa Satani ku muntu usanga n'ubundi nk'uko twabibonye kare umugambi w'Imana n'ubundi wari kugira ngo umuntu yongere abandi nayo kugezana n'ubu ngubu rero abantu benshi bacyashidikanya ku cyo kintu kuko usanga bagifite ibindi bintu bararikiye birimo irari ry'amaso ry'umubiri ndetse no kwibona ku by'ubugingo bakajya mu masinagogi cyangwa se mu nsengero zitandukanye cyangwa se no mu buvumo no gusenga kugira ngo bakunde babone bya bindi byitwa irari ry'amaso irari ry'umubiri n'irari n'ibyo kwibona ku by'ubugingo ndakwibutsa ko iyi ari YouTube channel yitwa ubuntu n'ukuri ujyaho ukore comment ndetse subscribe ntuyigutangweho kandi nuramuka uwumvise ubutumwa bwiza bwagera ku bandi ukoreshe kugira ngo nabagenzi bawe nabo bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana
uburiganya bwa satani bwo burakomeza kuko na n'uno munsi aracyayobya abantu ashaka kugira ngo batazigira bagira ahantu bahurira n'Imana nk'uko yabikoze muri Edeni ubwo yashukaga Adamu na Eva. Abantu benshi cyane bari gupfukama hakurya no hakuno, bapfukama mu mpande nyinshi zitandukanye, ariko bapfukamira kugira ngo baramye satani bazi ko bari kuramya Imana, kuko twamaze kubona ko Pawulo yandikiye Abikorino ba kabiri igice cya 11 mu murongo wa 12 kugeza ku wa 15 ko satani buri gihe aza yigize marayika w'umucyo. Niyo mpamvu rero utapfa kumenya uwari udafite utambaye intwaro z'umwuka wera ndetse utambaye utwaye intwaro z'Imana nk'uko zigaragara mu Efeso igice cya 6. Nyuma y'aho umuntu atandukanye n'Imana rero muri Edeni, Imana yaje kongera kugira umugambi wo kugira ngo yongere ibane n'umuntu yaremye, niko gutuma umwana wayo, cyangwa se umurongo wa 16 muri Yohana aravuga ngo nkuko Imana yakunze bari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo jambo rivuga ngo ahabwe ubugingo buhoraho nta kindi bivuze bisobanuye ngo yongere abane n'Imana. Satani rero nawe ntago aryamye kuko afite gahunda yo kugira ngo umuntu atazongera kubana n'Imana, aho agerageza kuguha iby'isi byose no kukwereka kuguhereza ibyirari ry'amaso ibyirari ry'umubiri yawe ukeneye, ibiki byose, amamodoka, ibiki byose, nyamara kugira ngo ubihugiremo noneho uzahora ufite irari, kuko we azashaka kukwereka ko Imana nta kindi yakoze muri Yesu uretse gutangiramo amamodoka, uretse gutangiramo ibindi byose umubiri ukeneye, uretse gutangiramo ibyo twabonye mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse mu gice cyaho cya 2, agaragaza ko avuga ngo nukuri ukunda iby'isi byo bitera kugira ngo umuntu abe umwanzi w'Imana. Ibi ngibi rero nta kindi tuba twabitegura no kugira ngo naho uzajya uri hose ujye umenya umugambi w'Imana ku muntu. N'ubu uri kwigishwa ahantu hose mu madini atandukanye cyangwa se aho uteranira simaze, ariko ujye umenya umugambi w'Imana kuri wowe, umenya ko nta kindi uretse iryo jambo rivuga ngo ahubwo umwizera ahabwa ubugingo buhoraho aho kugira ngo arimbuke. Nta kindi iryo jambo rivuga ngo rero ngo ahabwe ubugingo buhoraho nta kindi rivuze uretse kugira ngo umuntu yongere abane n'Imana iteka nk'uko umugambi wawe wari uri kuva na kera kose. Ndi kugenda ngana ku musozi w'ikiganiro mba naguteguriye, kandi iki gice kikugeraho kugira ngo ukomeze unyurwe kandi ukomeze uwaguke mu bugingo, kugira ngo urusheho kugenda ukora imirimo myiza iyo twiteguye muri Kristo Yesu kuva kera kose. Nyamuneka uramenye neza udashukwa na satani kandi yigize marayika w'umucyo, ahubwo ukomeze gushoza wambara intwaro zose kugira ngo umenye umugambi w'Imana ku muntu ko ari ukubana n'uwo yaremye, cyangwa se n'umuntu yiremeye kuva na kera hose. Nta kindi rero yakoze uretse gutanga umwana wayo, umwizeye wese ntago arimbuka. Niwo mugambi kuko kuva na kera kose byari byananiranye, kuko umuntu yari kubasha kongera guhura n'Imana nyuma y'uko yari yumviye sekibi. Niyo mpamvu nanjye rero Shalom mba nakuzaniye kino kiganiro kugira ngo kikugereho kandi kibashe kuzahura cyangwa se gufata ubugingo bwawe kibutirike ahantu heza, kugira ngo ubugingo bwawe bukomeze kubaho buzi neza ko nta kurimbuka kurimo, kuko ibyari gutuma umuntu arimbuka Imana yabirangirije muri Kristo Yesu. Iyo usomye Yesaya igice cya 42 ugasoma umurongo wa 25 havuga ibintu bikomeye cyane ngo nukuri ngo Imana ngo yafashe Yesu Kristo imusukamo uburakari bwawe bugurumana, kwari kugira ngo utarimbuka, kwari kugira ngo usohoze umugambi wayo kuri wowe, kugira ngo nawe wongere kubana nayo, wongere kuba umwana wayo, ubone ubugingo buhoraho. Ntabwo Yesu yapfuye kugira ngo dusubire ishusho ya Adamu, kuko Adamu wumviye satani, ntabwo ishusho nk'iyo ngiyo twayigarukamo. Ahubwo Yesu yapfuye kugira ngo tube abana b'Imana, natwe twongere tugire kamere nk'iy'Imana, dupfe kuri Adamu wa kera, ahubwo tuvukire mu bugingo bushyashya bwo kuzabona Imana, ndetse aribwo bwo kugira ngo tuzabashe kubana nayo iteka ryose. Ibi rero ndakugira ngo nkurarikire kuzajya ugenda ukomeza ukora like ndetse unakora subscribe, kugira ngo uko ibiganiro byacu bizajya bikugeraho igihe cyose, tuzaba tubigeza hanze nawe bijye bikugeraho isaha ku isaha. Reka rero ngusezere kandi nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane. Ngewe nari Shalom, ikiganiro cyari umugambi w'Imana ndetse n'uburiganya bwa satani ku muntu. Bye nakagaruka, ibihe byiza cyane, tuzongera guhura ubutaha.